Ubu butumwa bwitwa Irobanura ry'Imyuka, bwabwirijwe na mwene data William Marion Branham i Phoenix muri Arizona itariki 8 Werurwe 1960 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Our Heavenly Father, I want to express, if I can this morning, how in my heart I feel towards one, the holiest of holy, coming down to the earth and to redeem a sinner like myself. Data wa twese uri mu ijuru, muri iki gitondo ndashaka kuvuga kubyo ndi kumva mu mutima wanjye nimbishobora by'uwera wabera wamanutse ku isi gucungura umunyabyaha. And I'm sure that these ministers at present now can feel the same way, that it was by your grace that we have been made the ministers of this covenant, that thou hast given with Adam's fallen race. Ndahamya ko aba bavuga butumwa baje uyu mwanya ko nabo babyumva ko ari kubw'ubuntu twagize abakozi b'iri sezerano wahaye ubwoko bwaguye bwa Adamu. And we are here this morning, Father, gathered for no other purpose but to know and to study to know, rather, the will of God and what we must do to make Christ real to the people of this generation. Kandi nta kindi kiduteranije muri iki gitondo data atari ukumenya kugira ngo twige kumenya ubushake bw'Imana no kumenya icyo twakora kugira ngo Kristo agaragarira aba bantu bo muri iki gisekuru. Knowing surely that in the day of the judgment we will be brought face to face with this generation. Bamirijwe ko ku munsi w'urubanza tuzahangana n'abantu b'iki gisekuru. And being ministers, we will be judges. Nk'abavuga butumwa tukaba abacamanza. And the people to which we have spoken to and their attitude towards the word that we bring them will determine their eternal destination. Kandi abantu twabwiye mwifatire yabo kuri iri jambo twababwirije nizerekana ubuturo bwabo buhoraho. Therefore, Lord, in that day we would be a judge for or against the generation that we preach to. Niyo mpamvu mwami kuri uwo munsi tuzaba abacamanza ducira imanza abantu bo muri iki gihe twabwirije. Father God, please through Jesus' name let us not say one word that would be wrong. But may we have sincere hearts and open minds, that we might receive the things that's yours, that we might be able to go out into our different fields of work after today and be better equipped because of our meeting with you this morning. Data, ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo, ntutume tuvuga ijambo na rimwe ritari ryo, ahubwo tugira imitima ikiranutse n'imyuka ifungutse kugira ngo dushobore kubona ibintu byawe, kugira ngo ejo tuzabashe kujya ku murimo wacu mu duce dutandukanye dufite ibyangombwa byose byerekana ko twahuye nawe muri iki gitondo. Grant it, Lord, won't you come and be our speaker and our ears and our tongue and our thoughts. Mbese ntiwaza ukatubera uvuga akabwira amatwi yacu ururimi rwacu n'ibitekerezo byacu. Let the meditation of my heart, thoughts of my mind, all that is within me and within these my brethren and sisters, may it be acceptable in thy sight, Lord, that we might be so filled and charged with thy Spirit. Reka ibyo nibwira mu mutima wanjye, ibitekerezo byo mu mutima wanjye n'ibiri muri nge byose, muri bashiki banjye na bene data, reka byakirwe mu maso yawe mwami, kugira ngo tuzuzwe rwose umwuka wawe n'ubwiza bwawe hano. Of your presence here, that the room would become the room, not so much the building that we are sitting in, but the building that we are living in. Icyumba kibe icyumba atari inyubako twicayemo, ahubwo inyubako dutuyemo ariyo umubiri wacu. Become altogether a cloud of the glory of God. We might leave here this morning so filled with the Holy Spirit. Ibigicu cy'ubwiza bw'Imana. Reka tuze kuva hano iki gitondo twuzuye umwuka wera. That we would be more determined than ever before in life to carry the message to the dying generation that we're living in. Twiyemeje kurushaho kujyana ubutumwa kuri abo bantu bari gupfa bo muri iki gihe turimo. Hear us, Lord, and speak to us through thy word, for we asked it in
the name of thy Son and our Savior, Jesus Christ. Amen. twumve mwami kandi utuvugishe n'ijambo ryawe kuko tubisabye mu izina ry'umwana wawe umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. I wish to read this morning a portion of Scripture found in the Psalms, the 105th Psalm. I wish to read just a portion. You that keeps down these Scripture readings, I see many of them and were ministers and so forth. It's good to read the Word. Ndashaka gusoma umurongo wa Zaburi 105. Ndashaka gusoma igice kimwe. Mwebwe abandika imirongo y'ibyanditswe. Ndabona ko benshi bandika kandi barimo abavuga butumwa. Ni byiza gusoma ijambo. And now, what time did they use? None basanzwe bataha gihe ki? What's that? Uvuze ngo iki? Urakoze mwene data. Psalms 105. Zaburi 105 umurongo wa 3. Oh, give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people, sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works, glory ye in His holy name. Nimushime Uwiteka mwambaza izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose, mwirate izina rye ryera. Let the hearts of them rejoice that seek the Lord. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Imitima y'abashaka Uwiteka yishime. Mushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Remember His marvelous works that He has done, His wonders and the judgments of His mouth. O ye seed of Abraham, His servants, ye children of Jacob, His chosen. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. Mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke, mwa rubyaro rwa Aburahamu umugaragu we mwe, mwa abana ba Yakobo mwe abo yatoranije. Uwiteka ni Imana yacu, amateka ye ari mu isi yose. He has yose. remembered His covenant forever, the words which He commanded to 1,000 generations. Yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe igihumbi. Which covenant He made with Abraham, and His oath unto Isaac, and confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant. Iryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye Isaka, akayikomereza Yakobo kubitegeko, ayikomereza Isiraheli kubisezerano ridashira. Saying, unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance. When they were but a few man in number, yea, very few, and strangers in Ati it. ni wowe nzaha igihugu cya Kanani, kuba umwandu kugenewe, umubare wabo ukiri muke cyane, nabo bari abashyitsi muri icyo gihugu. When they went from one nation to another, and from one kingdom to another people, He suffered no man to do them wrong. Bazerera mu mahanga ataramwe, bava mu bwami bajya mu bundi. Ntihakundira umuntu ko abarenganya, yahaniye abami ko babagiriye nabi. Yea, He reproved kings for their sake, saying, touch not my anointed, and do my prophets no harm. Ati ntimukore kubona asize, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. May the Lord bless the reading of His words. Umwami umugisha gusoma ijambo rye. I have a few scriptures written out here somewhere that I was going to refer to, perhaps along the road. Imirongo y'ibyanditswe nanditse ahantu, ayo nshaka kugenda nifashisha. I wonder today who's going to be the next president. The election's coming up, you know. Who's going to be president? Umunsi ndibaza perezida uzakurikiraho. Amatora ari hafi. Ibyo murabizi. This next term. Ninde uzaba perezida muri manda What itaha? if I knew
There's only one that does know, and that's God. ese naba mbizi? Hari uwaba bizi, ni Imana. And what if God would reveal to me who's going to be the next president? And I stood here in Phoenix and made a prediction that such and such a man would be the next president of the United States. And they would place that in papers and so forth, and I would hit it right on the dot. It would be perfect. Tuvuge ko Imana imishuriye uzaba perezida hanyuma gahagarara hano i Phoenix maze ngatangaza ko runaka azaba perezida w'ubutaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bigasohoka mu binyamakuru maze bikagenda bityo bigatungana. Ibyo navuze byose bigasohoka. It would be all that I had said would come to pass. But what good would it do? Ubwo se byaba bimaze iki? What good is it anyhow if I should do such a thing? Niki byamara uko biri kose ndamutse nkoze ikintu nk'icyo? The papers would advertise it, and it would go out maybe if such a person could make such a prediction, and it would be true. All the newspapers and magazines would pass on it. But you know that God doesn't do things like that. Ibinyamakuru byabivuga, byabitangaza, hagize umuntu uhanura ikintu nk'icyo maze kikabaho. Ibinyamakuru byose byabitangaza. Ariko muzi ko Imana idakora ityo. God doesn't use His power and His gifts for foolishness. Imana ntikoresha impano zayo mu muvurungano. It's going to be whatever's president, it'll be president, and to know now which would be president wouldn't help us one penny. It wouldn't do us one bit of good to know who's going to be president. Kumenya uzaba perezida ntacyo byatumarira. So therefore God doesn't do those things like that. And then if I made such a prediction as that, and it come to pass, and the newspapers packed it, and the magazines, then it would be to my glory. Kumenya uzaba perezida nta kiza byatumarira. Niyo mpamvu Imana idakora ityo. Rero ndamutse mvuze ubuhanuzi nk'ubwo maze bugasohora, ndetse ibinyamakuru bikabitangaza, byaba kubw'icyubahiro cyanjye bwite. People would say, look what a great prophet Brother Branham is. He told us long before it happened just who would be president, and that would be to my glory. Abantu bavuga bati, murebe ukuntu mwene data Branham ari umuhanuzi ukomeye. Yatubwiye mbere y'igihe uzaba perezida. Ibyo byaba icyubahiro cyanjye. But God doesn't want, He's not interested in working things to my glory or to any other man's glory. He's interested to work things to His glory. Ariko Imana ntishaka, ntabwo yakora ibintu kubw'icyubahiro cyanjye cyangwa kubw'icyubahiro cy'undi wese. Icyo yitaho ni ugusohoza ibintu kubw'icyubahiro cyayo. Something that will profit. Like Paul said, if we speak with tongues and do not have an interpreter, what good does it do? We only glorify ourselves. Nicyo kizagira akamaro. Nk'uko Paulo yabivuze ati, tuvuze mu ndimi ntihagire uzisemura, ibyo byaba bimaze iki? Twaba twikuza ubwacu. And that's edify ourselves. That's coming out of the line for God. God wants to be edified Himself. Cyangwa kwihimbaza ubwacu. Mu bundi buryo ni hanze y'ubushake bw'Imana. Imana ishaka kwikomeza ubwayo. And we're to not seek self-edification, but to edify God with all we do. Kandi ntitugomba gushaka kwikomeza ku giti cyacu, ahubwo duhimbaza Imana nibyo dukora byose. So therefore, I believe this morning if I knew who He would be, and exactly when He would be elected, and all how many votes He'd be over or under, or whatever it might be, it wouldn't do one bit of good to tell it. Dore impamvu nizera muri iki gitondo ko ndamutse nzi uwo ari we, n'igihe azatorerwa, n'amajwi azagira, cyangwa icyo ari cyo cyose, ibyo ntacyo byamara. It'd be best for me just to keep it still if I did know it. Not try to publish it, because there would be no reason for me to do it. Because it's going to be anyhow, and it doesn't make us that much difference. Who's going to be president? Imana byaba byiza kuri ngiye kwicecekera, mbaye mbizi, singerageza kubitangaza, kuko nta mpamvu yo kubikora, kuko ibyo bizaba uko byagenda kose. Ibyo ntacyo byahindura kuri twe, kumenya uzaba perezida. God
when He uses His gifts, He uses them for His own glory and for the glory of His people. ariko iyo Imana ikoresheje impano zayo izikoresha ku bw'ikuzo ryayo n'iry'ubwoko bwayo, For the glory of His church, for the edifying of the body of Christ, ku bw'ikuzo ry'itorero ryayo, kubwo gukomeza umubiri wa Kristo, and for the glory of the kingdom of God. no ku bw'ikuzo ry'ubwami bw'Imana. That's why He gives these things in His church. Why He has teachers, prophets, evangelists, pastors. They are for the edification of the Ni church. muri urwo rwego iyo ibyo bintu itorero rye, nicyo gituma yatanze abadogiteri, abahanuzi, abavugabutumwa, abapastori, And for the glory of God. babereyeho The gukomeza prophet is itorero not ku to get out bw'ikuzo and mingle with the ry'Imana. world and try to take a gift like Balaam did and make havoc or money out of it or something. If he's a prophet, he's supposed to reveal God to the church and stay out of the things of the world. Umuhanuzi ntabwo agomba kwivanga n'isi no gushaka gufata impano nk'uko Balamu yabikoze, no kwihandagaza agashaka kugurisha impano cyangwa ikintu nk'icyo. Niba ari umuhanuzi ashaka guhishurira Imana itorero kandi akaguma kure y'ibintu by'isi, It's all for the glory of ibyo God. byose ni ku bw'ikuzo ry'Imana. Now, we do have, and I think it's a good thing for us as ministers, Rero ntekereza ko ari ikintu cyiza kuri twe nk'abavugabutumwa to follow our order when we see such things in the world as we see today. gukurikira umurongo twahawe iyo tubona mu isi ibintu nk'ibyo uyu munsi. And we have an order from God is for the discerning of spirits, trying the spirit. Kandi twahawe itegeko ryo kurondora umwuka, kuwugerageza. I believe that that is a very great lesson for the church today, is to try the spirit of anything. Have discernment of the spirit. Ntekereza ko ari inyigisho ikomeye ku itorero uyu munsi, kugerageza umwuka w'ikintu cyose, kugira gusobanukirwa umwuka. I do not think that we should ever, by any means, ever try to judge a person by the denomination they belong to. Ntekereza ko tudakwiye gucira umuntu urubanza ku bw'idini abamo, Or by the group that they are assembled with. Whether they be Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, or whatever they are, we should never judge the man by the denomination that he belongs to. cyangwa itsinda abamo, yaba ari Methodiste, Umubatista, Umupresbyteriani, Umupantekote cyangwa undi wese. Ntidukwiye gucira umuntu urubanza kubera idini abamo. We should always judge him by the spirit he has. See? The spirit, whether he's latter rain or former rain or inner outer rain or no rain or whatever it might be. We should never judge him by that, but by his spirit. We are to discern spirits. Akwiye gucirwa urubanza ku bw'umwuka afite. Murabona umwuka yaba uwo mu mvura ya nyuma cyangwa mu mvura ya mbere, yaba ari uwo ku mvura y'imbere cyangwa imvura yo hanze, cyangwa imvura yo hanze cyangwa nta mvura n'imwe, uko biri kose ntacyo dukwiye kumuciraho urubanza ku bw'ibyo, ahubwo ku bw'umwuka we tugomba gutandukanya imyuka. Watch what the man has in mind. What he's trying to achieve. If the man by a gift, no matter how great the gift is. Mwitegereze uwo mugabo icyo ashaka gukora. Niba umuntu afite impano, uko iyo mpano yabikomeye kose. Now, I want to get this to the church this morning, which in the different denominations you are still the church of the living God together. Noneho ndashaka kumvisha iki kintu itorero muri iki gitondo. Nubwo mwaba muri mu madini atandukanye, muri bamwe itorero ry'Imana This is the nzima. thing I want to get to you. See that we are really not divided. We are the stones that's cut in different forms, all to the glory of God. Kandi dore icyo nshaka kubumvisha, murabona yuko mu by'ukuri ntabwo duciyemo ibice,
turi amabuye aconze mu buryo butandukanye, ariko twese twubaka ku bw'ikuzo ry'Imana. Now, there is so much in the day that we live in pertaining to gifts. So many people judge people by gifts that they have. Mu by'ukuri muri iyi minsi hari ibintu bijyanye n'impano. Abantu bacira abandi urubanza ku bw'impano bafite. Well, I believe that these things are gifts. I believe that what we see take place is gifts. And they're God-given gifts. But if we do not use them in the right way, that God intended them to be used, then we can do more harm with the gifts than we could if we did not have the gifts. Mu by'ukuri ntekereza ko ibyo bintu ari impano. Ntekereza ko ibyo bintu tubona bigaragara ari impano, kandi ni impano zitanzwe n'Imana. Ariko twebwe iyo tuzikoresheje mu buryo bwagenwe n'Imana, icyo gihe dutera ibibazo ku bw'impano kurusha ibyo twateza tutazifite. The other night I made a statement at the pulpit saying this, that I would rather see brotherly love existing among the church if we didn't have one case of healing or anything Hari else. umunsi natangarije ku gicaniro ndavuga nti nakwishimira kubona urukundo rwa kimana mu itorero cyangwa urukundo rwa kivandimwe nubwo twaba tudafite umurwayi n'umwe wakize cyangwa ikindi. Murabona, we must know what these things are for. Now, if a man comes and he has a great gift, no matter if he belongs to our denomination or another denomination, don't judge him by what denomination he come from, how he dresses, but what you want to see is what he's trying to do with that gift. What purpose he has. Tugomba kumenya impamvu ibyo bintu biraho. Rero niba umuntu aje kandi akaba afite impano ikomeye, yaba mu idini ryacu cyangwa muri indi torero, ntumucire urubanza ku bw'idini aturukamo, ku bw'imyambarire ye, ahubwo ibyo ugomba kureba ni icyo agerageza gukoresha iyo mpano, cyagambiriye kugeraho. If he's trying to take his influence and build himself a great name out of it, I'd have discernment of spirit enough to know that's wrong. Niba ashaka gukoresha iyo mpano kugira ngo agire izina rikomeye, uhereye kuri ibyo nagira gusobanukirwa umwuka w'ikinyoma. No matter how great a teacher he is, how powerful he is, how intellectual he is, or how his gift operates, if he isn't trying to achieve something for the benefit of the body of Christ, your own spiritual discernment would tell you that that's wrong. Uko yaba ari umwarimu ukomeye kose, uko yaba afite imbaraga zose, uko yaba yaraminuje kose, cyangwa uko impano yabikora kose, niba adashaka gukora ikintu ku nyungu y'umubiri wa Kristo, gutandukanya imyuka kwawe kuzakubwira niba ari ikinyoma. No matter how accurate, how perfect, how it is, it's wrong if it isn't used for the body of Jesus Christ. Uko byaba bizi igihe kose bitunganye, cyangwa uko byaba bimeze kose, ni ikinyoma igihe cyose idakoreshejwe ku bw'umubiri wa Kristo. To achieve something. Maybe he's got a great gift that he could draw people together with a great intellectual or a spiritual power, that he could draw people together, and maybe he's trying to take that gift and make himself famous. Kugira ikintu cyo gukora, uti wenda afite impano ikomeye ashobora guhuza abantu benshi kubw'imbaraga zikomeye zo mu ishuri cyangwa za kimana zituma ahuza abantu benshi. Wenda ashobora gukoresha iyo mpano kugira ngo yamamare. So he'll have a big name, so that other brethren will look up to him as some big person. Then that's wrong. Kugira ngo agire izina rikomeye, kugira ngo bene data bamufate nk'umuntu ukomeye. Icyo gihe sibyo. Maybe he's trying to edify a certain thing here that he wants everybody else to get out of the picture and let him and his group be the picture. That's still wrong. Cyangwa arashaka kubaka ikintu ku buryo abandi bose bamuvira mu nzira kugira ngo we n'itsinda rye babasimbure. Ntabwo ari byo. But if he has a gift of God and he's trying to edify the body of Christ, then I don't care what he belongs to. You're not discerning the man, you're discerning the spirit, the life that's in the man, and that's what God told us to do. Murabona, ariko niba afite impano y'Imana kandi akaba ashaka gukomeza umubiri wa Kristo, aho yabaturuka hose ntacyo hambwiye. Ntabwo ukeneye kumenya umuntu, ukeneye kumenya umwuka we, kandi niki Imana yatubwiye gukora. Not one time was we ever commissioned to discern the man's group, but we was
constrained and commanded by God to discern the Spirit in the man. ntabwo twigeze duhabwa amabwiriza yo gusesengura itsinda ry'abantu, ahubwo duhatiwe kandi dutegetswe n'Imana gusesengura cyangwa se kurondora umwuka w'umuntu What he's trying to do, n'icyo agerageza gukora, what the Spirit in his life is trying to lead him icyo to. umuntu uri muri we agerageza kumuyoboramo. Then if we can find out that he's trying to lead the people, not to break them up, but to bring them together. naho nitubona agerageza kuyobora abantu atari ukubacamo ibice, ahubwo ari ukubahuza, And to bring the church of the living God, not all to one denomination, but to an understanding, a fellowship, a unity of spirit. ndetse no kuzana itorero ry'Imana nzima, atari ugutwara abantu bose mu idini rimwe, ahubwo ku myumvire imwe, ku gusabana, ku bumwe bw'umwuka. Then, if he is former rain or latter rain or whatever it is, his spirit and his purpose is right. icyo gihe yaba uw'imvura ya mbere cyangwa iy'umuhindo wa nyuma cyangwa ikindi cyose, umwuka we n'intego ye birakiranutse. And the spirit that's in him, no matter what move he belongs to, the spirit that's in him is trying to point the people to Calvary, away from himself or away from anything else, but his only achievement he has is to point them to Calvary. kandi umwuka uri muri we, aho yaba abarizwa hose, umwuka uri muri we ugerageza kwerekana Karuvari kure ye cyangwa kure y'ikintu cyose, ariko intego ye ni ukwereka abantu ikaruvari. He doesn't care whether he's even known or not. He doesn't care whether it's even his own movement, which is fine. See? It's good. yaba azwi cyangwa atazwi, n'iyi tsinda rye ntacyo rimubwiye, ni ikintu cyiza. Murabona, ni byiza. If he is a Methodist or a Presbyterian or a Roman Catholic or whatever he wants to be by denomination, but what is he trying to do? The purpose of his heart that he's trying to get. Then you can see what's in the man's life. yaba ari Methodiste, Presbyteriani cyangwa Gatolika y'Abaroma cyangwa idini ryose yaba ashaka, ariko se ni icyo ashaka gukora, ni iki kiri mu mutima we ashaka gusohoza. Rero muzabona ikiri mu buzima bw'uwo muntu. Whether his motives is for his denomination, whether it's for his self, whether it's for worldly fame, whether it's for big names to say, I predicted that, come just exactly to pass. Now you see, that's wrong right there to begin with. niba intego ze ziri mu idini rye, niba ari iz'ubwe, niba ari zo kugira ngo yamamare, niba ari zo kugira ngo agire izina rikomeye, ngo avuga ati nari narabihanuye none ngibi birasohoye, mu by'ukuri urabona ko nta kigenda. But if he's trying to use what God's given him as a teacher, as a prophet, as a seer, a New Testament prophet is a preacher. We all know that. Just any minister that's a preacher is a prophet, a New Testament prophet. If he's prophesying, preaching, not to try to edify himself to make a big name, or to edify his organization, which he should be in an organization. Here I am without one, but yet preaching you should be. That's right. Every man ought to have a church home. ariko niba agerageza gukoresha icyo Imana yamuhaye nk'umwarimu, nk'umwigisha, nk'umuhanuzi, nk'uwerekwa, umuhanuzi wo mu isezerano rishya ni umuvugabutumwa. Twese turabizi, umukozi w'Imana wese ubwiriza ni umuhanuzi. Umuhanuzi wo mu isezerano rishya niba ahanura akabwiriza, atari gushaka kwigaragaza no gushaka kugira izina rikomeye cyangwa kugira ngo yubake ishyirahamwe rye, mu by'ukuri agomba kuba ari mu ishyirahamwe. You ought to have a place, not just to float about from pillar to post, but have somewhere that you go to church and you call it your church, somewhere you pay your time. mu ndebe ngewe utagira ishyirahamwe, ariko mbwiriza mvuga ko mugomba kuribamo. Nibyo, buri muntu yakagombye kugira itorero yiyumvamo. Mugomba kugira ahantu bitari ukuzerera gusa, ahubwo ukagira ahantu uteranira nk'itorero, aho wita itorero ryawe, ahantu utanga icyacumi. And somewhere that you help support the cause. Take your choice. But then don't never disfellowship the other man because he don't belong with your kandi group. ahantu utanga ubufasha bwo gushyigikira igikorwa runaka. Hitamo, ariko ntutandukane n'uriya muntu kuko atari uwo mu itsinda ryanyu. Murabona? See, discern his spirit and see if he's got the same purpose and heart, then you got fellowship one with another. You're working for one great cause. That's the cause of Christ. Menya umwuka we kandi urebe niba afite impamvu zimwe mu mutima we, hanyuma mugirane ubusabane. Korera impamvu ikomeye, niyo mpamvu ya Kristo. I think that is absolutely true. Ntekereza ko ari byo rwose. Now, if we will notice
the motives and objectives of the Old Testament mu prophets. by'ukuri mwitegereje impamvu n'imigambi by'abahanuzi bo mu isezerano rya kera. Them men had one objective, and that was Jesus Christ. Abo bagabo bari bafite intego imwe, kandi yari Yesu Kristo. They had one thing, that their whole theme of the Old Testament was built around the coming Messiah. Ikintu kimwe nicyo cyari intego imwe nyamukuru, kuza kwa Mesiya. They did not go out and do things just for money or for fame. They had one thing, they were anointed. Ntabwo bakoraga ibintu gusa kubw'amafaranga cyangwa kubwo kwamamara. Bari bafite ikintu kimwe, bari basizwe n'umwuka w'Imana. With the Spirit of God. And they predicted the coming Messiah. Kandi bamenyekanishije kuza kwa Mesiya. And those men were so anointed with the Spirit until they sometimes acted like the Spirit that was within them. They spoke seemingly of themselves. Kandi abo bagabo bari basizwe umwuka ku buryo bakoraga nk'umwuka wari muri bo, kandi bavugaga nk'aho ari bo bivugaga. Watch how the Spirit of God made that man act. Murebe ukuntu uwo mwuka w'Imana wakoresheje bariya bagabo. We'll take for instance Moses, the great prophet. How that man had no selfish objectives at all. Dufata urugero Mose, umuhanuzi ukomeye, ukuntu uwo mugabo nta mpamvu ze yari afite. He could have been the king of Egypt. Aba yarabaye umwami wa He could have had the Egiputa. world under his feet. Aba yarategetse isi yose. But because that he was a prophet at heart, Ariko kubera ko muri we yari umuhanuzi, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the persecution and the trials of Christ, esteeming the treasures of heaven greater treasures than them of Egypt. yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo ahitamo gutotezwa n'ibigeragezo bya Kristo. Afata ubutunzi bwo mu ijuru nk'uburuta ubutunzi bwo muri Egiputa. He forsook and denied himself of the worldly fame, of the luxury and the things that life offers. He had to look beyond that. Areka kandi yanga kogera ku isi yose, kudabagira n'ibintu ubuzima bushobora gutanga byose. Yashoboye kureba kure y'ibyo, murabona. He could have been that. Just take the minister today. Yashoboraga kuba ibyo byose. Mufate umuvugabutumwa wa none. If he has the baptism of the Holy Niba Spirit, afite umwuka wera, and he knows that if he preaches that word, it's going to cut his fame down. azi ko nabwiriza iri jambo bizagabanya kwamamara It's kwe, going to put him in a little bitty church somewhere. Or maybe out on the street. ko bamushyira mu rusengero ruto ahantu runaka cyangwa bakamushyira hanze mu muhanda. But he knows that something in his heart is burning. Ariko nzi ko hari ikintu kigumuramana mu He mutima we. sees the coming of the Lord. He doesn't care whether that he has a big church or a little church. Abona ukuza k'umwami, yaba afite itorero rinini cyangwa afite itorero He doesn't care ritoya. whether he has today's food or not no food. Ibyo ntacyo bimubwiye. Yaba afite ibyo kurya cyangwa He atabifite. doesn't care whether he has good clothes or doesn't have good clothes. Yaba afite imyenda myiza cyangwa ntayo. He's only mindful of one thing, and that's the very life within him crying out. Azirikana ikintu kimwe, nicyo ubugingo buri muri we buvuga. He's trying to achieve something for the glory of God. And that man, in doing so, will act the very life of the Spirit that's in him. Agerageza kugira icyo akora ku bw'ikuzo ry'Imana, kandi uwo muntu mu gukora atyo azitwara akurikije ubugingo bw'umwuka uri muri we. Do you follow me? Murankurikira? He'll act it out. Look at Moses. When it come to a time that he displayed all his life was the Spirit of Christ, for Christ was in him. Azabigerageza. Murebe Mose, igihe kigeze cyo kugaragaza icyari muri we, ubuzima bwe bwose bwari umwuka wa Kristo, kuko Kristo yari muri we. Christ was in Moses by measure. Kristo yari muri Mose nk'umugabane. Now, if we notice, he was born in the time of Mu persecution. by'ukuri tubyitegereje neza, Mose yavutse igihe cyo gutotezwa. The children was killed to try to get him, just exactly like they did Jesus. Bicaga abana bato ari we bashaka kwica, neza nk'uko babikoze ku bwa Yesu. And we find out that when it come to a place that the children of Israel had disobeyed in such a way,
until God was angry kandi with them. tubona igihe Mose yamenyaga ko abana ba Isiraheli bari batengushye Imana ku buryo Imana yabarakariye, And he said to Moses, step aside, maze ikabwira Mose iti mbisa maze and nje I'll kubarimbura, destroy the whole group of them. And I'll take of you and raise up another kandi generation. wowe nzagufata nguhe urundi rubyaro. Moses threw himself in the path of God's judgment and said, take me before you take them. Mose yitambitse hagati y'urubanza rw'Imana maze aravuga ati banza umfate mbere y'uko In other bajyana. words, before you can get them, you'll have to come over me. That's exactly what Jesus Christ did. Mu yandi magambo, mbere y'uko bageraho urabanza unyere ku murambo wanjye. Nibyo neza Yesu yakoze. Wipe the whole face of the earth off with these sinners, you and I. ubwo Imana yari igiye kurimbura abanyabyaha ku isi yose, wowe nanjye, But Christ threw himself in the path. Kristo yitambitse mu nzira. God could not do it. He couldn't come Imana over his ntiyashoboraga own son. kubikora, ntiyashoboraga kunyura ku murambo w'umwana wayo bwite. And when God seen that spirit in Moses hanging in the judgment like a cross there, you can't come to him. You'll have to take me first. ubwo Imana yabonaga uwo mwuka muri Mose ahagaze aho ahanganye n'urubanza rw'umusaraba, aravuga ati ntabwo washobora kubatwara, urabanza untware. See the spirit of God in Moses? Murabona umwuka w'Imana kuri Mose, When he could have been king of Egypt, when he could have had every luxury in the world to be popular, kandi yari kuba umwami wo muri Egiputa mu gihe yari kugira umutungo w'isi yose kandi when he could akamamara, have been the great king of the world at that mu time, gihe yari kuba umwami ukomeye w'isi yose muri but icyo he gihe. chose to suffer the persecutions and the affliction, for he esteemed the reproach of Christ greater treasures and that of ariko Egypt. ahitamo gutotezwa n'umubabaro kuko yabonaga isoni za Kristo nk'umutungo uruta kure imitungo yo muri Egiputa. See, he threw himself in a way. Why? It was God in Moses did that. The normal thinking intellectual man would never do that. Murabona yitambitse mu nzira kubera iki? Imana yari muri Mose ibikora. Umuntu utekereza neza waminuje amashuri ntabwo You yabikora, take the easy road. yafata inzira yoroshye. So no matter how much a fanatic Moses seemed to be, Rero uko Mose yasaga n'ukabije, now with his great gift of prophecy, he might have been a wise man, could have stood up in Egypt and said, now wait, I'll prophesy so and so. mu by'ukuri n'impano yikomeye y'ubuhanuzi yakagombye kuba umunyabwenge, yari guhaguruka muri Egiputa akavuga ati rero ngiye guhanura iki I'll n'iki. say so and so, and as with his prophecy. But oh, he'd have been world famous. Ngiye kuvuga iki n'iki hamwe n'ubuhanuzi bwe, kandi yo yari kuba icyamamare ku rwego rw'isi. But that wasn't in his heart. It couldn't be in his heart. Ariko ibyo ntibyari mu mutima we, ibyo ntibyashoboraga kuba mu mutima we. So if you see a person with a great gift trying to do something to glorify themselves, your own discernment of the Spirit tells you that's wrong. Bityo rero iyo mubonye umuntu ufite impano ikomeye ashaka gukora ikintu kimukuza ubwe, gushishoza kwawe k'umwuka kuzahita kukubwira ko atari byo. But Moses was trying to achieve something for the glory of God. No matter how bad it was, how evil it looked, how much it was talked about, the Spirit in Moses directed him straight to the line of duty. Ariko Mose yashakaga kugira icyo asohoza ku bw'ikuzo ry'Imana, uko byabaga ari bibi kose, uko byasaga nabi kose, uko babivugaga kose, umwuka muri Mose wamuyoboraga mu murimo w'inshingano ze. Spirit in him. Look Umwuka at muri we. Joseph. Joseph was, when he was born, he was loved of the Father and hated by his brethren. Perfect type of Christ. Murebe Yosefu akivuka yakunzwe na se kandi yangwa na bene se, ishusho nyayo ya Kristo. And he was a blood brother to them, the same father. But the reason his brethren hated him was out of cause. Yari mwene se w'amaraso, abari bahuje se, ariko icyatumye bene se bamwanga nta mpamvu. Because God had made him a prophet, spiritual, a seer. Nuko Imana yari yaramugize umuhanuzi, umunyamwuka, umuntu werekwa. And they hated him for that very purpose. Nicyo bamwangiraga. But Joseph could not help it because God had made him that way. And what's the Spirit of God in Joseph? Ariko Yosefu ntacyo yari kubikoraho. Imana niko yari yaramuremye. Ngaho mwitegereze umwuka w'Imana uri muri Watch Yosefu. what he did. He even acted the part of Mwitegereze Christ. icyo yari cyo. Yahagaze no mu mwanya wa He was Kristo. hated of his brethren, loved of his father, because of the Spirit made the difference. He was a spiritual man. He saw visions.
He interpreted dreams. He did not do it for his own glory. He did it because there was something in him. The Spirit of God. Yanzwe na bene se, akundwa na se, kubera ko umwuka niwe wari ikinyuranyo. Yari umuntu w'umunyamwuka, yagiraga amayerekwa, agasobanura inzozi. Ntabwo yabikoraga kubw'icyubahiro cye, yabikoraga kuko hari icyari muri we, umwuka w'Imana. He wouldn't have went out there by his own self and have been thrown into a ditch and have his poor old father to grieve all those years. Sold for nearly 30 pieces of silver. Ntabwo aba yarijyanyeyo kwijugunya mu cyobo ngo babaze se muri iyo myaka yose, kugurishwa hafi amafaranga 30. Taken up from the ditch and became the right-hand man of Pharaoh, the king of earth at that time. Kugwa mu cyobo hanyuma akagirwa igisonga cya Farawo, umwami w'isi y'icyo gihe. And did you notice Jesus? When he came, he was loved of the Father. Mwaba mwaritegereje Yesu ubwo yazaga, yakunzwe na Data. And the Father gave Joseph a coat of many colors, the rainbow, a covenant. And the Father God gave his son Jesus the covenant. Kandi se wa Yosefu yamuhaye ikanzu y'amabara menshi, umukororombya isezerano. Kandi Imana Data yahaye umwana we Yesu isezerano. And then the Jewish brother hated him without a cause. He had no reason to hate him. Ariko mwene se w'umuyuda aramwanga nta mpamvu. Nta mpamvu bari bafite yo kumwanga. He was spiritual and he was God's word made manifest. Yari umunyamwuka kandi yari ijambo rigaragaye. He came to do the will of the Father. He came to fulfill the scriptures. He came to bring them peace. But they misunderstood him and hated him without a cause. Yaje gukora ubushake bwa Data. Yaje gusohoza ibyanditswe. Yaje kubazanira amahoro ariko ntibamwumva. Maze baramwanga nta mpamvu. They didn't stop to try to see what he was trying to achieve. They just judged him because he didn't agree with them. Ntibigera bahagarara ngo bashake kubona icyo yageragezaga gukora. Bamucira urubanza kubera ko batabyumvaga kimwe. He makes himself God. He was God. Bati yarashaka kwigira igitangaza, arigira Imana. Yari Imana. The Bible said God was in Christ. Imana yari muri we. Bibiliya ivuga ko Imana yari muri Kristo. Manifested himself to the world. He was the God of glory, manifesting the glory of God. Yari Imana y'ikuzo igaragaza ikuzo Moses. ry'Imana. He couldn't help throwing himself there. He didn't do that hypocritically. He did it because God was in him. Murebe Mose ntiyari kubura kwitambika. Ntiyabikoreye uburyarya, yabikoze ko Imana yari muri we. Joseph helped being what he was, because it was God in him working or displaying himself through the man. Kandi Yosefu ntiyari kwanga kuba uwo yari we, kuko yari Imana muri we yakoraga cyangwa yigaragarizaga. Never did he do it for self-glory. Any man that, if those priests would have only had the discernment of spirit, as I'm speaking to you this morning, regardless of how much the world talked about him, they still would have known. Ntabwo yigeze abikorera icyubahiro cye bwite. Iyo bari abatambyi baza kugira kurobanura umwuka, ndimo mbabwira muri iki gitondo, uko isi yabimuvuga kose, bari kumenya ko iyo baza gusuzuma ijambo, iyo baza gusesengura umugambi we. He was always doing that to glorify the Father. Yabikoraga kubwo gukuza Data. They said, oh, this man's a great healer. He does these things like that. He said, I can do nothing till the Father shows me. It is not me that doeth the works. Bo baravugaga bati, uyu mugabo ni umuganga ukomeye, akora biriya bintu gutyo. Yaravuze ati, ntacyo nakora Data atakinyeretse. Ntabwo ari njye ukora ibikorwa. Ni Data uba muri nge, ni ukora ibyo bintu. Ntabwo yigeze yitirira ikuzo. Neither would any servant of God take a gift of God and try to glorify himself or anything else, but his right achievement is to do something to the glory of God. Nta mukozi w'Imana kandi wafata impano y'Imana cyangwa ikindi kintu kugira ngo yikuze ubwe. Ahubwo umugambi we nyawo ni kugira ngo akore ikuzo, abikore kubikuzo ry'Imana. Niyo mpamvu mubona ibintu bimwe uno munsi. To see a person what they're trying to do. Are they trying to glorify God? Are they trying to glorify themselves? Now the Spirit of God working in man makes man act like God. Tugomba kugira kurobanura umwuka kugira ngo tumenye icyo umuntu agerageza gukora.
ese arashaka gukuza Imana? Ese arashaka kwikuza ubwe? Mu by'ukuri umwuka w'Imana ukorera mu muntu, umukoresha nk'Imana. Is not it written, ye are gods? Ntibitangaje ko Yesu yavuze ati ntihanditswe ngo muri Imana? Ese niba barisa abo bantu to whom the Spirit of God came to, how can you condemn me that when I am the Son of God? Ese niba umwuka w'Imana wajeho bariswe Imana, ni gute muncira urubanza mu gihe ndi umwana w'Imana? You can see the Spirit of God in Moses, which he was God. Moses was a God. Joseph was a God. The prophets were gods. The Bible said they were. Mushoboye kubona umwuka w'Imana wari muri Mose kubw'ibyo yari Imana. Mose yari Imana. Yosefu yari Imana. Abahanuzi bari Imana. Bibiliya ivuga ko bari Imana. Because they had completely surrendered themselves to the Spirit of God, that they were working for the glory of God. And when a man is so anointed with the Spirit, bari Imana kubera ko babaga bariyeguriye umwuka w'Imana kubwo gukorera ikuzo ry'Imana. Kandi iyo umuntu yabaga asizwe n'umwuka, noneho go real deep under the fifth rib on the left side. When a man is anointed of the Spirit of God, his habits, his actions, and everything is God moving in him. Reka ibyo byinjire munsi y'urubavu rwa gatanu rw'ibumoso. Iyo umuntu asizwe n'umwuka w'Imana, imico ye, ibikorwa bye, ni Imana ikorera muri we. Look at David in the 23rd Psalm. He cried, my God, why hast thou forsaken me? Rimwe na rimwe bibeshya ku bijyanye nawe. Murebe Dawidi, Zaburi 23 yavuze ijwi rirangurura ati, Mana yanjye, Mana yanjye, niki gikundekesheje? Nkaho ari we. If David was the man, all they that passed me by shoot their lip out at me. He was so anointed with God. Abanyura uruhande rwose baranyasamiye. He was so perfectly surrendered to God. And the anointing was on him in such a way, and when he cried by the Spirit of God, if somebody had been standing there and say, why look, he thinks somebody shooting their lip out at him. Why has God forsaken him? It wasn't David. It was the Spirit crying out through David. Yarasizwe cyane n'Imana. Yari yariyeguriye Imana n'umwuka wari kuri we ku buryo ubwo yarangururaga ijwi kubw'umwuka w'Imana, hagize uhagarara hariya maze akavuga ati ngaho murebe, atekereza ko ari we bavuga, kuki Imana yamanutse. Ntabwo yari Dawidi. My God, why hast thou forsaken me? My bones all stare at me. They have pierced my hands and my feet. Wari umwuka warangururaga muri Dawidi ati, Mana yanjye, Mana yanjye, niki gikundekesheje? Ndabona amagufa yanjye yose batoboye ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye. This is that hypocrite up there. Whose hands is pierced? Whose feet is pierced? That's the intellectual. Mu by'ukuri umuntu yari kuvuga ati, mwumviye indyarya hariya hejuru, ninde batoboye ibiganza, ninde batoboye ibirenge? Ibyo ni iby'ubwenge. Discernment of spirit knew that was the Spirit of God in him crying out. When a man is anointed of the Spirit of God, he's got the action of God. Ariko wari ufite kurondora imyuka, yamenyaga ko ari umwuka w'Imana wavugiraga muri we. Iyo umuntu asizwe n'umwuka w'Imana, akora igikorwa cy'Imana. And the action of God is never to break us up. The action of God is to draw us together, for we are one in Christ Jesus, and God's purpose is to bring us together. Kandi igikorwa cy'Imana ntabwo ari kiducamo ibice. Igikorwa cy'Imana ni icyo kuduhuza kuko turi umwe muri Yesu Kristo. Kandi umugambi w'Imana ni kuduhuza. One another. Mukundane. Now, that great prophets, we see the Spirit moving in them. Jesus called them gods. Mu by'ukuri aba bahanuzi bakomeye tubona ko umwuka wakoreraga muri bo. Yesu yabise Imana. Now, when the Spirit come to them by measure, but when it come on the one Jesus, which was the Son of God, it come to him without measure. The fullness of the Godhead bodily dwelt in him, for he was the perfect example. Yavuze ko bari Imana, umwuka yabajeho mu buryo bw'umugabane, ariko ubwo wazaga kuri Yesu wari umwana w'Imana, waje kuri we nta gipimo. Ukuzura k'Imana kose kwari gutuye mu buryo bw'umubiri muri we, kuko yari urugero rutunganye. God of glory, manifesting the glory of God to the people. Yari Imana ihebuje, igaragariza abantu ikuzo ry'Imana. Going about, watch his life.
all the Old Testament. He was the theme of the Old Testament. Imana muri we ijya hirya no hino. Mwitegereze ubuzima bwe. Mu isezerano rya kera ryose niwe wavugwaga. All the old prophets back in the Old Testament cried out, not to themselves. They cried out under the Spirit of God, making them act like God, in so much that they were called gods. And then the fullness of that Spirit was manifested in Jesus Christ. Abanuzi bose bo mu isezerano rya kera baranguriye ijwi atari bo. Batakaga kubw'umwuka w'Imana wabakoreshaga nk'Imana kugeza aho babita Imana. Hanyuma kuzura kose k'umwuka kuhagaragarijwe muri Yesu Kristo. When he was dethroned as the king of Israel, rejected by his own people, going up Mount Olives, north of Jerusalem, and he looked back over the city and wept. Murebe Dawidi ubwo yakurwaga ku bwami bwa Isiraheli akuweho n'ubwoko bwe mu kuzamuka umusozi w'Imizeti mu majyaruguru ya Yerusalemu, arahindukira maze areba umujyi ararira kuko bari bamwanze. It was the Spirit of Christ. 500 years later, the Son of David, Jesus, sat on the same mount looking over the city as a rejected king and cried, Jerusalem, Jerusalem. Niki? Ni umwuka wa Kristo. Umwuka wa Dawidi, Yesu yicaye kuri uwo musozi yitegereza umujyi nk'umwami wanzwe. Kandi arangururijwe ati, Yerusalemu, Yerusalemu. I have gathered you, your different denominations and everything, as a hen does her brood. But you would not. How oft would I have did it? Ni kangahe nashatse kubahuza amadini atandukanye n'ibindi nk'uko inkoko ibundikira amababa yayo, ariko ntimunkundire. Ni kangahe nashatse kubikora. Now the same Spirit that was in David, that was manifested in fullness in Christ, is in the church today crying to the peoples. Rero umwuka wari muri Dawidi kandi wagaragaye no muri Kristo uri mu itorero aka kanya ubwira abantu uti, would I have gathered you? And when you see separations and differences and brotherhood broken up and Christian life one against the other, then it makes the Spirit of God in your heart cry out. Ni kangahe nashatse kubahuza kandi iyo mubonye gutandukana kandi n'amatandukaniro no gusabana kwapfuye n'ubuzima bwa Gikristo umwe ku wundi, ibyo bituma umwuka wa Kristo mu mutima wawe arangurura ijwi rirenga. A true teacher is trying to bring the church to a unity of spirit. A unity of spirit. Agerageza kugira icyo akora. Umuhanuzi nyakuri w'Imana, umwigisha nyawe w'Imana agerageza kuza itorero ku mwuka umwe. Trying to achieve it, no matter what denomination they belong to or what about it. We have discernment of spirit to discern the spirit that's in the man to see if it be the Spirit of God or not. Kugira ngo abantu bashobore kumenya Imana, bagerageza kubikora atitaye ku madini babamo cyangwa icyo bari cyo. Dufite kurondora imyuka kugira ngo tumenye niba ari umwuka w'Imana cyangwa atari wo. We noticed when he was here on earth how he went about doing good. I noticed another thing that come to my mind. Rero tubona ko igihe yari aho ku isi yajyaga hirya no hino agira neza. Nafashe ikindi kintu cyanje mu. Did you notice when David was rejected as king? He went out of the city and a little Benjamin mite. Mwabonye ko Dawidi ubwo bamwangaga nk'umwami yasohotse mu mujyi mu Benyamini wari mwene se. Supposed to have been a brother to him, should have been sorry because he was rejected. But what, he was a crippled man. Benyamini wari mwene se wakagombye kubabazwa nuko Dawidi bamwanze, ariko yari ikimuga. With his crippled condition, throwing dirt on David. Yirukagaho n'ubumuga bwe atera ibitaka Dawidi. And calling him all kinds of bad names and cursing him. Kandi amutuka n'ibitutsi binyuranye. Amuvuma mu izina ry'umwami. King David in the name of the Lord. This little crippled up Benjamite. What's the Spirit of God and the Spirit of the devil working? Uwo Benyamini w'ikimuga mwitegereza umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani birimo gukora aka kanya. It represents the spiritual crippledness of the people today that would make fun. Niba mwabibonye yari ikimuga, ibyo bishushanya ubumuga bw'umwuka w'abantu bubu baseka umwuka w'umwimerere w'Imana. Spirit of God in Christ manifesting itself. That was the Spirit of Christ and David being rejected as a king.
wari umwuka wa Kristo muri Dawidi wari wanzwe nk'umwami. When the people make fun of the people who has received the Holy Spirit and trying to achieve something that are all Methodists and Pentecostals and Baptists and Pentecostals and Presbyterians and all together as a unity, as a body of Christ. Muri iki gihe iyo abantu baseka abantu bafite umwuka wera maze bakagerageza kugira icyo bakora kubwo guhuza abametodiste n'abapantekote, abatista n'abapantekote, abapresbyteriani n'abandi bose kugira ngo bakuru ubumwe muri wa Kristo. Away with him! I know one went off with another man's wife. I know this and got drunk. I know this and did this. I know this and did that. Baravuga bati, n'umupantekote nagende. Hari uwo nzi wajyanye n'umugore wundi. Nzi naka wasinze. Nzi naka wakoze ikintu runaka kandi nzi nundi wakoze amarorero. But they're big enough to hide their own things. They can hide it. But David was exposed. Ibyo byose bazi ubwenge bwo guhisha amafuti yabo. Bashoboye kuyahisha, ariko Dawidi bari bamutaye hanze. Kubera iki? Yari afite umwuka wa Kristo muri we. God said, "Shall I take the head of that dog that would curse my king?" What's the spirit of Christ in David? Let him alone, for the Lord has told him to curse me. Umusirikare avuga ati, naca umutwe y'imbwa itinyuka kuvuma umwami wanjye. Mwitegereze umwuka wa Kristo muri Dawidi. Mureke kuko umwami yamubwiye kumvuma. You catch that? Byo murabyumva. Mureke. The Lord has told him to curse me. Umwami yamubwiye kumvuma. Today we don't get up our fists and fight him. Right? Chop his head off. Yeah, get him out. He don't belong to us. Let him alone. The Lord has told him to curse me. Aho gukora dutyo uno munsi dushaka gufunga ibipfunsi ngo turwane nawe. Murabona ngo tumuce umutwe. Yego nimusohoke. Yego ni mumusohore ntabwo ari wo mu bacu. Mureke umwami yamubwiye kumvuma. Throwing dirt on David. That's what they do today on the Spirit of Christ. They're a bunch of holy rollers. But they're a bunch of this. There's nothing to them. There's nothing to divine healing. There's no such a thing as angels. There's no such a thing as prophets. All those things, the days of miracles is past. Throw in dirt, but let them alone. Ako kamuga kikururaga hirya no hino gatera ibitaka Dawidi. Nibyo bakorera umwuka wa Kristo no munsi. Ni itsinda ry'abera basaze. Ni itsinda ry'abana bariya. Barababaje. Bateye agahinda. Gukira kw'abarwayi ntibibaho. Abamarayika ntibabaho. Abahanuzi ntibabaho. Ibyo bintu byose igihe cy'ibitangaza cyararangiye ajugunye igitaka. Ariko mureke. But when David returned in power, hallelujah, when he come back as full king of Israel, ariko ubwo Dawidi yagarukaga mu mbaraga, haleluya, ubwo yagarukaga nk'umwami ukomeye wa Isiraheli. This Jesus whose spirit we have today, acting his part out, will return again in a physical body. The second time in glory and power and majesty. Hallelujah. That little dirt thrower fell on his face and begged for mercy. So let him alone. Ntimugire ikibazo. Uwo mwuka wa Yesu uturimo aka kanya. Yakoze ibyo ugomba gukora. Azagaruka mu mubiri ubwa kabiri, mu bwiza, imbaraga n'ubwami. Kana ku kagabo kikubitaga hasi kikubise mu maso gasaba imbabazi. Umwuka wa Kristo muri twe aravuga ati, kareke kagende. Don't excommunicate him. Let's remember that all these things has got to come to pass. We've got one thing to do, move on. Ntugace, mwibuke ko ibyo bintu byose bigomba gusohora. Dufite ibintu bimeze nk'ibyo. Dufite ikintu kimwe cyo gukora. God promised to make everything work together for good to them that love him. Let's keep the discernment of spirit. Imana yasezeranije abayikunda ko byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Tugumane kurobanura umwuka. We're here to serve God. Each one fellowshipping, going along and serving God. If the man's got the wrong kind of an objective, then what will happen? Tugumane intego nyayo. Turi hano kubwo gukorera Imana. Buri wese asabana ajya mbere akorera Imana. Niba umuntu afite intego mbi bizagenda bite? Murabona? Now, we find out that the Spirit of God was in him. All the old prophets spoke of him. All the spirits in potion, every little potion wasn't glorifying itself, true prophets. Rero tubona ko umwuka w'Imana wari muri we. Abahanuzi ba kera baramuvuze. Imyuka yose, buri gace kose ntabwo ariko kivugaga ubwako.
abahanuzi All nyakuri the true prophets was manifesting Him, speaking of Him. And everything they said was fulfilled in Him. Showed it was the Spirit of God in them. abahanuzi nyakuri baramugaragaje, baramuvugaga, kandi ibyo bavuze byose byasohoreye muri we. Ibyo byerekanye ko yari umwuka w'Imana muri we. What was it? God speaking of Himself. See? God manifesting Himself through these prophets, not taking glory, who will be the next president, who will be this, and hit you on the head. Tell us who hit you and we'll believe you. That isn't it. It's something to manifest God. Byari iki? Imana yivugaga ubwayo, murabibona? Yigaragaza muri abo bahanuzi. Atari ukwivuga. Ninde perezida uzakurikiraho? Ninde uzaba iki? Bakamukubita ku mutwe bakavuga bati, tubwire ugukubise tubone kukwizera. Ntabwo ari byo. Ni ikintu kubwo kugaragaza Imana. Brother Weathers here, or Brother Shores, or Brother so-and-so out there, a great man, make him a greater than the rest of the men of his group, make him the greatest man in Phoenix. It isn't to make William Branham something great. Ntabwo ari ikintu cyo kugira mwene data Wedazi hano, cyangwa mwene data Shores, cyangwa mwene data runaka hariya, umugabo ukomeye, no kugira ukomeye kurusha abandi bo mu itsinda rye, cyangwa kumugira umuntu ukomeye wo muri Phoenix. Ntabwo ari ukugira William Branham ikintu gikomeye. It doesn't make Oral Roberts something great, Billy Graham something great, but it's a heart. Ahubwo ibyo bimaze iki? Ntabwo ari byo kugira Oral Roberts ikintu gikomeye, Billy Graham ikintu gikomeye, ahubwo ni imitima. We're trying to achieve something for the kingdom of God. It's manifesting God. Ni imitima dushaka kugira icyo dukora kubw'ubwami bw'Imana. Gifts and things doesn't make one greater than the other. It just makes us all working together. Nukuyigaragaza. Impano zose n'ibindi ntabwo bigira umuntu ikintu gikomeye kuruta undi wese. Ibyo bituma dukorana gusa. For the perfection of the body to bring us together as one people. Kubwo gutungana k'umubiri, kuko kuduhuiza hamwe as a people of God. Kubwoko bw'Imana. But when you see them going contrary, don't curse them. Just let them alone. Somebody has to do it. Ariko iyo ubonye abantu bakora ibinyuranye, ntukabavume. Bareke gusa. Hari ugomba kubikora. Jesus comes in power. Now we see all those prophets speaking. Every one of them was glorifying God in the coming Messiah. Aho gutegereza kugeza igihe Yesu azagaruka afite ubushobozi. Noneho tubona abo bahanuzi bavugaga. Buri wese yakuzaga Imana na Mesiya wajyaga kuza. And when they got in the Spirit, they acted and spoke and lived the life out just like the Messiah did. Kandi iyo binjiraga mu mwuka, bakoraga, bavugaga kandi babagaho neza neza nka Mesiya. That side the cross, speaking of His coming, how much more will it after His coming will put the Spirit of the Messiah in the church to act, do, work, and live like the Messiah. Kandi ibyo niba byarabaye mbere y'umusaraba, ubwo bavugaga kuza kwe, ibyo bizaba kurushaho nyuma yo kuza kwe, nyuma y'uko umwuka wa Mesiya uzaba washyizwe mu itorero kubwo gukora no kubaho nka Mesiya. Discern that Spirit. See whether it is of God or not. See whether it acts like Him. See if your emotions. Ni umwuka w'Imana. Murondoro uwo mwuka, murebe niba ari uw'Imana cyangwa atariyo. Murebe niba ukora nkayo. Murebe niba amarangamutima yanyu. If somebody kicks up something against you and throws dirt upon your life when you know you're as innocent as you can be, and you know that you've got the Spirit of God, don't try to separate yourself. Don't try to act mean towards Him. Don't curse Him. Just walk on, knowing God did that to give you a test to see how you take it. Niba umuntu abakoreye ibintu kandi agaharabika ubuzima bwawe, kandi ukabuzi kuri umwere, kandi ukabuzi ko ufite umwuka w'Imana, icyo gihe ntuzashake gutandukana, ntuzagerageze kubanegura, ntuzabavume, ikomereze gusa. Uzi neza ko Imana yakoze ibyo kugira ngo ikugerageze no kugira ngo irebe kubyifatamo. He'll have to come to it anyhow. As I said the other day, I believe at Brother Fuller's church, the bicycle rider in Canada. Uko byagenda kose bigomba kubaho. Ni nk'inkuru nababwiye undi munsi. Ntekereza ko hari mu rusengero rwa mwene data Fuller, ijyanye nawo munyonzi wo muri Canada. This boy, this little old sissy, and he's the only one couldn't ride without holding the handlebars. Mu by'ukuri abandi bose bumvaga bari bumuceho. Uriya munyabwoba niwe wenyine utaruzi kujya ku igare adafashe amahembe. Take a hold of both sides of the cross and say, nothing in my arms I bring. Let me hold to the cross, Lord. I have no intellectuals. I have nothing. Let me just hold here. Nishimiye kumwe mu bakunda kujya ku igare bafashe amahembe. Mfashe impande zombi z'umusaraba kandi nkavuga nti
ntacyo nzanye mu biganza byanjye. Oh mwami, ndeka mfate ku musaraba. Nta bwenge bwo mu ishuri mfite, ntacyo mfite. And they had a 12-inch plank to ride for a city block to get a $100 Schwinn bicycle. Ndeka mfate hano gusa kandi ndebe hariya kure. Bagombaga kugenda hejuru y'urubaho rufite ubugari bwa santimetero 30 ku burebure bwa metero 100 kugira ngo batsindire igare ryitwa Schwinn ry'amadolari 100. Abo bahungu bari bazi kugendera ku igare badafashe ku mahembe. Ba nyina babatumaga mu mujyi, bakajyayo bakagaruka badakoze ku mahembe. Buri wese atangira kureba. Ntibari bamenyereye gufata amahembe. But this little boy got on there and helped the handlebars and rode it to the end. They asked him, so, how did you do it? Ariko ako gasore kararyurira gafata amahembe maze kagenda hejuru ya rwa rubaho kugera ku iherezo. Baramubaza bati, he says, here's where you make your mistake, fellas. You're all better riders than I am. But you were looking here. And said it made you nervous to see what you're trying to balance yourself and you fell off. Said, I never looked here at all. I watched the end. Doraho mwebwe mwakoreye amakosa nshuti zanjye. Mwese mundusha kugendera ku igare, ariko mwarebaga hano bigatuma mugira ubwoba. Mukareba mwashakaga kuguma hamwe, nyamara icyo gihe muragwa. And kept steady. That's what we're to do. Don't look at these little things now. Did this one do this or that one do that? Watch the end and keep steady. Aravuga ati, ngewe ntabwo narebaga hano. Narebaga hariya ku iherezo. Niko kuguma hamwe. Nicyo tugomba gukora. Ntimukite kuri utwo tuntu duto ngo yakoze ibi, nguriya yakoze biriya. Mutunge amaso ku ntego. Ntimukite ku birimo biba. Christ is coming. Watch the end. Just keep steady. Don't notice what's going on now. Watch what's going to go on out yonder. At the end time when we're going to have to stand and give an account for our lives. Mwite kubigiye kuba hariya mu bihe bya nyuma. Ubwo tuzaba duhagaze hariya tugasubiza ku bijyanye n'ubuzima bwacu. That little old Benjamin throw dirt on him is crippled anyhow. He never noticed him. He wouldn't even let the guard cut his head off. Dawidi ntabwo yarebaga kuri wa muhakanyi wamuteraga ibitaka. Nubwo yari ikimuga, nta nubwo bamwitayeho, nta nubwo yaretse umusirikare we ngo amucumuke. God told him to do that. God told him to curse me. Let him alone. For David knew that someday. Yaravuze ati mureke. Imana yamubwiye kubikora. Imana yamubwiye kumvuma mwihorere. Kuko Dawidi yarazi ko umunsi umwe azagaruka n'ubushobozi. He was returning in power. That Benjamin would have his time. Yes. That's it. The church will rise and triumph. Uwo mubenyamini azagira igihe cye. Uwo muhakanya azagira igihe cye. Yego nibyo. Itorero rizahagurukana intsinzi uko byagenda kose. I was just sent to pray for his sick children anyhow. That's all I can do wherever they are and what church they are. It makes me no difference. I'm trying to pray for his sick children. Nohejwe gusengera abana be barwaye. Nibyo nshobora gukora. Aho baba bari hose, itorero baba barimo byose. Ibyo ntacyo bihindura kuri nge gusengera abana be barwaye. Manifest the gift for his glory. That's the reason I never did belong to anything. Now remember, that's all right. See, I'm not saying that now. I want you to get me clear. Ngerageza kugaragaza impano kubw'ikuzo rye. Niyo mpamvu ntigeze ngiraho mperereye muri ayo matorero. Noneho mwibuke biratunganya murabona ntabwo ari byo mvuze ndashaka ko munyumva neza. God's got Christians in every church. His children. He's never questioned me on that. I just sent to pray for the children and to do these things and to manifest him. Nizera ko Imana ifite abakristo muri buri torero abana bayo. Ntiyigeze agira icyo ambaza ku bijyanye nabyo. Noherejwe gusengera abana bayo nkabikora kandi nkayigaragaza. Everything that they spoke of had to be true. For it was the power of God in them, God himself speaking through them of his own self coming to his own glory. Noneho murebe Yesu nabari yabahanuzi. Ibyo bavuze byose byagombaga kuba ukuri kuko bari imbaraga z'Imana muri bo. Imana ubwayo ivugira muri bo ukuza kwayo kubw'ikuzo ryayo. Who's going to are we going to have enough rain this year? I don't mean nothing. Something to the glory of God, something to set the church in order. Ninde uzaba perezida? Ese tuzagira imvura ihagije uyu mwaka? Ntacyo bivuze. Ikintu kubw'ikuzo ry'Imana, ikintu cyashyira itorero kuri gahunda. Something for the power of God, not to make yourself a name, but to make the glory of God manifested. Ikintu kubw'imbaraga z'Imana atari kwishakira izina, ahubwo ikintu cyazamura ikuzo ry'Imana rigaragara. We notice
that all those prophets and all they said about him, everything come to true because he was the theme of the Old Testament. Nuko tubona ko abahanuzi bose n'ibyo bavuze byose byagaragaye nk'ukuri kuri yo yavugwaga mu isezerano rya Jesus, the kera. Messiah, coming Messiah, was what every prophet looked from Adam to Malachi. Yesu Mesiya wagombaga kuza yari uwo buri muhanuzi yari ategereje kuva kuri Adamu kugeza kuri Every Malaki. prophet spoke of the coming of the Lord. Each one put his part in because he was anointed of God. Buri muhanuzi yavuze kuza k'umwami, buri wese That's all yashyizemo he could gake speak of. icyo yagombaga kuvuga. Now, wish we had more time on it. But watch, everything that they said come to pass. Rero nifuzaga ko twagira umwanya uhagije wabyo, ariko murebe ibyo bavuze Look byose here, let's just byarasohoye. take some of the things that the prophet said. A virgin shall conceive and bear a child. Did it happen? Sure. Mwumva ibi, dore umwana azasama inda. Ibyo byarabaye nta His name gushidikanya. shall be called Emmanuel, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. That's what he was. Bazamwita Emanueli, umwami w'amahoro, Imana ishobora byose, data uhoraho. Icyo yari cyo neza neza, Exactly. data The uhoraho. everlasting Father. No man should be called Father on this earth, but God is your Father. All right? Nta muntu uzitwa data kuri iyi si, kuko Imana niyo data. Now Ni let's see byiza. again. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him, with his stripes we were healed. Ni byiza. Noneho twongere turebe. Yakomerekejwe kubw'ibicumuro byacu, ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. While the very man having his back lanced like that with a cat o' nine-tail whip didn't realize that the Scripture said it would be that way. Pilato mu rukiko rwe, mu gihe bajanjaguraga umugongo we n'ikiziriko kiboshye ku migozi 9, Pilato ntabwo yumvise ko ibyo They didn't byagombaga have gusohora discernment gutyo. of spirit. Those priests who said, away with him, and on the cross, when they shot out their lips and things like that, when he heard him crying, my God, why hast thou forsaken me? They didn't have discernment. Nta kurondora umwuka bari bafite. Abo batambye baravuze bati, nahagende, maze ku musaraba, mu gihe abantu babumburaga umunwa n'ibindi nk'ibyo, ubwo bumvaga atatse, ati Mana yanjye niki kikundekesheje. Nta gushidikanya bari They couldn't bafite. discern the spirit. That's what David was speaking of in the 22nd Psalm. They shot out their lip not knowing they were doing it, just the same as that Benjamite did to David. Murabona, ntibashoboye kurobanura umwuka. Nibyo Dawidi yavugaga muri Zaburi 22. Babombuye umunwa batazi ko barimo babisohoza. Neza nk'ukuri yamuhakanye yabikoze kuri He Dawidi. thought David was Murabona? all wrong because he didn't agree with him on his principles of running his kingdom. He didn't understand that it was the Spirit of God in David doing it. Batekerezaga ko Dawidi yibeshyaga kuko atumvikanaga nawe ku miyoborere y'ubwami bwe. Ntabwo yumvise ko ari umwuka w'Imana muri Dawidi That's what we must wabikoraga. discern today. The spirit of the man. What's he trying to do? What's he getting at? Not what group he belongs to or what this, that, or the other. Whether he's a white man, black man, yellow man, or whatever he is. Let's see what he's trying to achieve and take that. Ibyo nibyo tugomba kurobanura. Umwuka w'umuntu ugerageza gukora iki? Intego ye ni iyihe? Ntabwo ari itsinda bamo cyangwa uyu nuriya. Yaba uwera, umwirabura, umuhondo cyangwa uko yaba ari kose. Turebe icyo ashaka See gukora what he's kandi trying to do tugifate. for the kingdom of God. He's got odd ideas to ours. That's perfectly all right. If he's trying to achieve something for the kingdom of God, discern that in him. Turebe icyo ashaka gukorera ubwami bw'Imana. Niba afite ibitekerezo bisa naho bidasanzwe, urebeye ku byacu, ntacyo bitwaye igihe cyose ashaka kugira icyo akorera ubwami bw'Imana. Ubirondore If he's muri we. wrong and true in heart, God will bring him around to the truth of the thing after a while. Let him alone. Niba ari mu makosa, ariko umutima ukiranutse, Imana izamuzana mu kuri nyuma Now y'igihe. we see Mureke. here. Then we find out in his death, when he died at the cross and crying, all the things the prophets spoke of him, they pierced my hands and my feet. There it was fulfilled. Noneho tubona hano dusanga ku rupfu rwe ubwo yapfaga ku musaraba kandi akavuga ibyo abahanuzi bari baravuze kuri we byose ati abapfumuye ibiganza byanjye n'ibirenge ibyo byasohoreye aho. They thought it was themselves or cried like it was themselves, but it was manifested in the cross. Abahanuzi bari bafite ukuri batekerezaga ko ari bo ubwabo barangururaga ijwi nk'aho ari bo ubwabo ariko ibyo byarangiriye byagaragariye ku musaraba. He was numbered with the transgressors. That's what he was done. He was with the transgressors.
yabambanywe n'abanyabyaha, yabaranywe n'abanyabyaha, nicyo bamugize, yari kumwe n'abanyabyaha. He made his burial with the rich. He did. He was buried in a rich man's grave. Apfa yahambwe mu mva y'umuntu I w'umukire. will not leave his soul. He will not leave my soul, said David. Ntabwo azarekera ubugingo bwanjye kuzimu. Niko yavuze ubwo umwuka w'Imana wavugiraga muri we. David speaking out. He will not leave my soul in hell, neither will he suffer his Holy One to see corruption, like as if David would be the Holy One. Ntazarekera ubugingo bwanjye kuzimu, cyangwa ngo ahane uwera wawe abone kubora, nkaho Dawidi yari uwo wera. It was the Spirit of God in David crying out. See, the Spirit of God in the man crying out. Some of them said, listen to that old hypocrite up there. Ntabwo yari Dawidi, yari umwuka w'Imana wavugiraga muri Dawidi. Murabona? Umwuka w'Imana wavugiraga mu muntu. Hari uwavuze ati, nimwumvire yanjye. It was the Spirit of God in him crying out. See? The Spirit of God manifested itself. Not leave his soul in hell, neither will he suffer my Holy One to see corruption. Ntabwo yari umwuka w'Imana wavugiraga muri we. Murabona? Umwuka w'Imana ugaragaye. Ntazarekera umwuka w'ikuzimu, cyangwa ngo ahane uwera we abone ukubora. Now, brethren, in closing, may I say this. Our time gets away. But look, may I say this in closing with these scriptures here. Noneho ndangiza, reka mvuge ibi. Igihe cyacu kirarangiye, ariko mukurikire, mureke mvuge ibi ndangize. Kubijyanye n'aya magambo yo mu byanditswe If a man that all the Old Testament theme was about him, all the holy prophets anointed with God's Spirit. Turebe niba umuntu ari we uvugwa mu isezerano rya kera, kandi ibyo abahanuzi ba kera basizwe n'umwuka w'Imana bavuze. Everything that they said was fulfilled to the letter exactly in him, surely byasohoye muri we neza neza, nta that kabuza. great person called the Son of God ought to know how to set up the New Testament church. Uwo muntu ukomeye witwa umwana w'Imana yakagombye kumenya uko ashyiraho itorero ryo mu isezerano rishya. Don't you believe that? He ought to have a conception to know how to set up the New Testament church. The first thing I want to call your attention over here in Matthew 16th chapter. Ikintu cya mbere nshaka ko mubona hano muri Matayo 16. When he is speaking there, when he come down was talking to the disciples, he said, "Who does man say I, the Son of Man, am?" Ni igihe yavugaga amaze kumanuka, arimo avugana n'abigishwa, yaravuze ati, muvuga ko And they ndinde. said, "Some say you're Elias, and some say you're so and so, and some say you're so and so, and like that." Different one. Baravuga bati, bamwe bavuga kuri Eliya, abandi bavuga kuri runaka, kandi abandi bakavuga kuri runaka, gutyo abantu batandukanye. Who do you say that I am? Aravuga ati, ariko se mwebwe muvuga ko And Peter ndinde. said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." He said, "Blessed art thou, Simon, son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven has revealed this to you." Nuko Petero aramubwira ati, uri Kristo umwana w'Imana nzima. Aravuga ati, urahirwa Simoni mwana wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru, ni we wabikoze. And I say unto thee, thou art Simon, art Peter, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Now there we're speaking of the church. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi kuri iryo buye niho nzubaka itorero ryanjye, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Mu by'ukuri aho turavuga itorero. Ngaho mwitegereze, niba nibeshya Imana imbabarire, namwe kandi mumbabarire. The Catholic Church says that was a stone laying there, Peter, and upon Peter he built the church. Rero Kiliziya Gatolika ivuga ko ryari ibuye ryari riraho, ibuye, kandi ko iryo buye yubatse itorero rye. That's wrong. We Protestants disagree with it. Mu by'ukuri tuzi ko ibyo atari byo. It was himself that he built himself a church upon himself. But if you'll notice, I want to disagree with that friendly. Twebwe abaporoso tuvuga ngo ni kuri we yubatse itorero, kuri we ubwe. Ariko niba mwitegereza neza mu by'ukuri, ntabwo nemeranya nabyo rwose. Ntabwo ari byo. It was upon the spiritual revelation of himself. Byari kuguhishurirwa kwe. Murabona? Blood, you never learn this in a seminary, as good as they are. You never learn this by some church creed, as good as it is. It's all right. Ntabwo ari umubiri n'amaraso. Ntabwo wabyize muri seminari uko zaba ari nziza kose. Ntabwo mwayibwiwe n'amahame y'itorero uko yaba ari meza kose. Ni ibintu byiza. Flesh and blood has not revealed this to you. It's not an intellectual conception of how you make your speech, how you must bow yourself, what great thing you must do here on earth. That isn't what it is. Ariko ntabwo ari umubiri n'amaraso byabihishuye.
ntabwo ari igitekerezo cy'abanyabwenge ku buryo bwo kuba intyoza y'amagambo, uburyo bwo kunama ikintu gikomeye ugomba gukora ku ntabwo ari ibyo. What it is a revelation of the Word of God. He was the Word. Ntabwo ari ukubaka ikintu gikomeye cyangwa gukora ikintu gikomeye, ahubwo icyo ari cyo ni uguhishurirwa kw'ijambo ry'Imana. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made manifest and dwelt among us. Mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana, kandi jambo yagaragaye kandi abana natwe. That was a revelation of the Word of God. The Spirit in Peter. Yari uguhishurirwa k'umwana w'Imana, umwuka muri Petero. By spiritual revelation that he was the Son of God made manifest. The God of glory manifesting the glory of God. Umwuka muri Petero werekana kubwo guhishurirwa k'umwuka ko yari umwana w'Imana ugaragaye. Imana ihebuje igaragaza ikuzo ry'Imana. Kuri urwo rutare. Spiritual revelation of the Word. I'll build my church. Why? If them prophets was under God, speaking by the Holy Spirit that was the Son of God, the same Spirit on this side reveals right back the same thing. Ihishurirwa ry'ijambo. Niho nzubaka itorero ryanjye. Kubera iki? Niba abahanuzi bari mu murimo w'Imana, bavugaga basizwe n'umwuka wera yuko yari umwana w'Imana, umwuka umwe kuri ruhande urahishura bimwe. Murabibona? Flesh and blood, you can't learn it in a seminary. You get your DD and your PhD and LD, that's all right. Wish I had it. Ntabwo ari umubiri n'amaraso. Ntushobora kwiga ibyo muri seminari. Muhavana dogitora muri teologiya cyangwa dogitora ya leta. Dogitora mu mategeko ya cyangwa ibyo bintu ni byiza, nta kwishimira kubigira. That's not it. You don't have to have it, yet it's good to have it. You can be this plus. But if you have to rub out the plus, take this. This is that. If this ain't that, let me have this anyhow. I want this. Ariko ntabwo ari ibi. Ntabwo mukeneye kugira ibyo byose. Nyamara kandi ni byiza kubigira. Mushobora kuba ikirenze, ariko mushoboye kwikuraho ikirenze. Bityo rero, ufata ibi. Niba atari ibyo, reka ngire ibi, ndashaka ibi. Flesh and blood has not revealed this to you. You never learn it through the educational line. You never learn it through denominational lines. Ntabwo ari umubiri n'amaraso byabigushuriye ibyo. Ntabwo wabyigishijwe no kwigishwa. Ntabwo wabyigishijwe n'idini. Education denomination is fine. That's part of it. But people are laying too much to that and they're leaving the spiritual discernment. Ibyo bintu ni byiza. Ariko abantu bishingikiriza cyane kuri ibyo bintu, ariko bagashyira ku ruhande ishurirwa ry'umwuka. Murabona? But my Father which is in heaven has revealed this to you, and upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Ntabwo ari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru wabiguhishuriye. Kandi kuri iryo buye niho nzubaka itorero, kandi imiryango y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Now watch and see where the gates of hell is against. It ain't against the denomination. Ibyo byerekanaga ko azarirwanya. Noneho murebe inzo nzugi z'ikuzimu uwo zirwanya. Ntabwo zirwanya amadini. Ubuyobozi bwa leta burabemera. The world recognizes our denominations, all of them. We have the rights. Each one of us is American citizens. We have the rights of denomination, which is fine. We appreciate that. Ntabwo ari ibyo. Isi yemera amadini yose. Nk'umuturage wa Amerika dufite kandi buri wese uburenganzira bwo kugira idini. Ni byiza. Turabishimira. It's against the spiritual revelation of Christ being here now, the same yesterday, today and forever. Ariko ntabwo ari iby'imiryango y'ikuzimu irwanya ishurirwa ry'umwuka rya Kristo riri hano aka kanya. Uko yari arejo n'uyu munsi niko ari n'iteka ryose. Nibyo irwanya. The gates of hell shall be against it, but it shall never prevail. Imiryango y'ikuzimu izahora ibirwanya, ariko ntizigera itsinda. Spiritual discernment. Turi kumwe ishurirwa ry'umwuka. As long as he's trying to achieve the same purpose that I'm working for. Let him be prophet, let him be pastor, let him be deacon, let him be so-and-so, let God honor him this way, that way, whatever it is, dishonor me, whatever he wants to do, but yet that's my brother. Uwo ari we wese ni mwene data, igihe cyose ashaka kugera ku ntego imwe nanjye. Yaba ari umuhanuzi, yaba ari pastoro, yaba ari umudiakoni, yaba uyu cyangwa uwundi,
Imana imufashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo ari cyo cyose yansuzuguza, icyo yakora cyose uko byaba kose, ni mwene data. All of our works into the same kingdom yonder. He's working for the same thing I am. Spiritual discernment, spiritual revelation. Dukorera twese impamvu imwe, dukorera twese ibikorwa mu bwami bumwe. Hariya akorera impamvu imwe nanjye, kurobanura umwuka. Look here, if you want Jesus, I preached the other night somewhere, maybe down there. Guhishurirwa k'umwuka w'Imana. Murebe hano niba mubishaka. It wasn't so from the beginning. We have to go back to the beginning to find our text now for just a moment. Umugoroba umwe nabwirije abantu hariya, umutwe uvuga uti uhereye mbere na mbere siko byahoze. Tugomba gusubira ku ntangiriro kugira ngo turebe umwanya muto. Cain, intellectual, built a fine church. We would say made a fine altar, offered up a sacrifice. Mbere na mbere hari Gahini, injijuki, yubatse itorero ryiza, yubatse igicaniro cyiza, yatanze igitambo, yarasenze, gave thanks, paid his tithes, everything just as religious as Abel was. Yarashimiye, yatanze icyacumi, yari umuyobokamana nk'Abeli. There was no Bible in them days, but by spiritual revelation, he seen that it wasn't fruits of the field that caused us to sin. It wasn't apples that they eat. Ariko Abeli nta Bibiliya yari ihari muri icyo gihe. Kubwo guhishurirwa n'umwuka, amenya ko atari imbuto zo mu murima zaducumuje, ntabwo ari amapome bariye. Revelation told him that. Murabona, ntabwo byari pome. Guhishurirwa kwarabimweretse. It wasn't the fruits that caused him to come out of there. It was life, the separation of life. Kandi ntabwo ari izo mbuto zamukuyeyo, bwari ubuzima, gutandukana. So he went and got a lamb and offered it in his stead by faith, which is spiritual revelation. Bityo ajya gufata umwana w'intama, awutangaho igitambo mu mwanya we kubwo kwizera. Kwari uguhishurirwa k'umwuka. Amen. The revelation of God. Guhishurirwa kw'Imana. It was revealed to him. It isn't a fruit. It isn't apples. It isn't peaches, plums, and pears. It was a separation of life. Guhishurirwa k'umwuka. Yahishuriwe ko atari imbuto, zitari amapome cyangwa inkeri cyangwa imbuto z'amoko yose, byari itandukana ry'ubuzima. And offered it instead of fruits. Fruits is what your works are your own hands. Bityo yuko yajyaga gufata ubuzima akabutura mu mwanya w'imbuto. Imbuto nicyo mwebwe, ni umurimo w'amaboko yanyu, icyo mukora. I'll go and build this, I'll go do this, I'll support that. That's good. Ngiye kubaka iki, ngiye gukora kiriya, ngiye gushyigikira kiriya, ni byiza. Both of them had altars, that was good, but it was a spiritual revealed truth of the thing where the Spirit of God revealed it. Yari afite igicaniro kimwe n'undi wese, bombi bari bafite ibicaniro, byari byiza, ariko byari ukuri yuko umwuka ahishura ikintu, kuko umwuka w'Imana wabihishuye. The rock that Christ died on, the rock of ages, upon the rock that Abel's lamb died on. Kandi kuri urutare Kristo yapfiriyeho, urutare rw'ibisekuru, urutare intama y'Abeli yapfiriyeho. That little Abel, as he put his hands upon that little lamb and its little white wool being bathed, as he took a rock that didn't have a lance in that day and chopped its little neck like that and hammered it, and the poor little thing dying, the blood bathing his hands. Ubwo Abeli yashyiraga ikiganza kuri uwo mwana w'intama, ubwoya bwayo butose, ubwo yafataga ibuye agaca ijosi ryayo, akayikubita, nta macumu yabagaho kiriya gihe, kandi ako gatungo kari karimo gapfa, amaraso atemba ku biganza bye. Ubwoya bwayo bwatohejwe n'amaraso, itamatama, itaka. Ibyo byari bivuze iki? Nyuma y'imyaka 400, umwana w'intama w'Imana wahishuwe mu mwuka, itorero riramwanga, abantu bamwita Belzebuli. Oh, he said, you build their sepulchres and you put them in there, you whited walls, he said to them, without spiritual discernment. Na daimoni, mu by'ukuri, abahanuzi bose bari barabivuze, abanza abahanuzi. Yaravuze ati, mwubatse imva zabo, kandi nimwe mwabashyizemo, mwabituro bisize ingwa, nta kurondora umwuka. Batazi ko ari umwana w'Imana, batazi ko ari umwana w'intama w'Imana, ko yagombaga kumera atyo no gukora atyo, kuko yasozaga ijambo ry'Imana.
See, Peter said on the day of Pentecost, this is that. Nuko itorero ry'umwuka wera uyu munsi rikora nk'uko rikora ibintu uko ribikora, risohoza ijambo ry'Imana. Haleluya. Petero yavuze ku munsi wa Pentecost ati ibi nibyo. And to you and to your children and them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Them same inspired prophets said the evening light would shine. There'd be a former and latter rain together. Ati ibi ni ibyanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Abo bahanuzi bahumekewe bavuze ko umucyo w'ikigoroba uzarasa. The former rain's coming over and the latter rain is past due. Then it's lapped over. It's together, the former and latter rain together. Ko imvura y'umuhindo wa mbere n'uwa nyuma izagwira icyarimwe nk'igihe cy'iminsi y'ubuntu. Mubirebe niki? Imvura ya mbere iraje kandi imvura y'umuhindo wa nyuma yaratinze, zirahekanye, ziri hamwe. Made manifest by the power and the resurrection of Jesus Christ. There you are. Imvura y'umuhindo wa mbere n'iy'umuhindo wa nyuma ziri hamwe. Mwuka wera ugaragajwe n'imbaraga z'umuzuko wa Yesu Kristo. Murahari. The former, God's grace, he said, as it was the days of Noah, his grace was long suffering. Here it is today, long suffering, a lap over, brings the cloud from the old days, the cloud from this day together, the former rain run in first, the first rain we've had, now here comes the latter rain coming over, the former rain coming over the latter rain. Zizanye ya mbere, ubuntu bw'Imana. Yaravuze ati, uko byari biri mu gihe cya Nowa, ubuntu bwe bwarihanganye. Murebe uyu munsi, arihangana, guhekana, guhuza igicu cya kera n'igicu cy'ubu, guhuza igicucu cya kera n'icy'ubu. Imvura y'umuhindo wa mbere irabanza, imvura ya mbere twagize, nyuma haza imvura y'umuhindo wa nyuma, imvura ya mbere iza hejuru y'iya kabiri. Both rains falling together, divine healing plus the angel of God revealing the secrets of the hearts and bringing everything to pass. Imvura zombi zigwira rimwe, gukira kwa Kimana na marayika w'umwami ayishura amabanga yo mu mitima anasohoza byose. True born children of God would see that. There you are, the Spirit revealing. Byaba byiza abana babyawe n'Imana babibonye. Murahari, umwuka Revelation, that's what Jesus said the church would be built upon. Well, then somebody might raise up and say, well, sure, we so-and-so, we're built upon that. Let's take his word a little farther. Guhishurirwa, naho Imana yavuze ko izubaka itorero. Mu by'ukuri umuntu yahaguruka akavuga ati, mu by'ukuri twebwe barunaka twubakiye kuri ibyo. Dufata ijambo rye hiryaga. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ubutumwa bwa nyuma yahaye itorero rye bwari ngo mugende ku isi yose mubwirize ubutumwa bwiza biremwa byose. How long is the last? All the world. Ni isi yose. Ibyo bigomba kumara igihe kingana iki? To how many every creature? He that believeth and is baptized, not the church. He's a personal pronoun. He that believeth, the individual. Ku bantu bangahe? Ku byaremwe byose. Uzizera wese akabatizwa. Ntabwo ari itorero. Uzizera wese n'umuntu ku giti cye. Nkuko David yabivugaga ku bijyanye n'abuzukuru. Nta buzukuru mu bwami bw'Imana. Hari abana. Iso ari umupanekote. Niba uza ku itorero kuko yahazaga ku mahuriro y'umuhanda wa 11 n'umuhanda Gefield, yuko we yabonye umwuka wera, akaba yarakijijwe nk'umwuzukuru. Uribeshye. And no man can call Jesus the Christ by intellectual conceptions. No man can call Jesus the Christ because he feels sorry for his sins and comes and repent. Birasaba ko Imana ikwihishurira. Nta wamenya Yesu Kristo kubwo kujijuka, kandi nta numwe wakwita Yesu Kristo kuko abajwe n'ibyaha bye akaza kubyihana. No man can call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost, making it known to him upon this rock I'll build my church, and the gates of hell will never prevail against it. Nta umenya Yesu Kristo atari uko guhishurirwa k'umwuka wera kubimumenyesheje. Ni kuri urwo rutare nzubaka urusengero rwanjye, kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nguko guhishurirwa. There it is what he's built his church upon. Who did it? Peter. No. Who did it? Christ said the revelation of God, the Holy Spirit would bring it to you. A little while, and I'll leave you, but I'll pray the Father, and He'll send you the Comforter, will bring these things to your remembrance. Is that right, what He's doing this morning? And will what? Show you things to come. Ngiki kintu yubatse itorero rye. Ninde wabikoze? Ni Petero. Oya.
ninde wabikoze? Kristo yaravuze ati guhishurirwa kw'Imana kuzanwa n'Umwuka Wera. Hasigaye igihe gito ngo mbasige, ariko nzasaba Data abohereza umufasha, azabibutsa ibintu byose. Nibyo arimo akora muri iki gitondo. Azakora iki? Azabereka ibintu bizaza. In the church in the last days. Now you say, brother, hallelujah, that's my church. Wait a minute. Umwuka Wera mu itorero mu minsi ya nyuma. Uwo muravuga muti, mwene data, hallelujah, ni itorero ryanjye. Mube muretse akanya gato. This will all men know you're my disciples. This will all men know you're my disciples when you have love one for the other. Yesu yaravuze ati, ibyo nibyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje nimukundana. The Spirit revealed truth of the kingdom of God to come looking out to the end yonder, seeing what the prophets cried about, see what Jesus spoke about, and you're the same Holy Spirit and you're crying right back, that's right, that's right. What is it? The spiritual revealed truth. I love my brother. Ukuri k'ubwami buzaza buhishuwe n'umwuka, kureba hariya ku iherezo, kureba ibyo abahanuzi bavuze no kureba ibyo Yesu yavuze, kandi dore uwo Mwuka Wera muri mwe wongera kuvuga ngo nibyo. Niki? Ni ukuri k'umwuka guhishuwe. Nkunda bene data. Where they go to church, or their former ladder or no rain at all, as long as they're in the body of Christ. Itorero baba barimo ryose, baba ari abo mu mvura y'umuhindo wa kabiri, cyangwa badafite n'umwe, igihe cyose bari mu mubiri wa Kristo. Trying to achieve not something for a certain purpose to manifest yourself on earth, but the purpose for the kingdom of God and the glory of His coming to reveal and make known His soon appearing. Bagerageza kugira icyo bakora atari mu ntego runaka kugira ngo bigaragaze hano ku isi, ahubwo bafite intego y'ubwami bw'Imana n'ubwiza bwo kuza kwayo, kubwo guhishura no kumenyekanisha kugaragara kwayo kuri hano. We want to think of this. Upon this rock I'll build my church, correctly, and then we find out over in John 14:7. Noneho kubwo kurangiza turashaka gutekereza ibi bintu. Kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye. Nibyo. Hanyuma tubona ko muri Yohana 14:7 the works that I do shall you do also. Yuko yavuze ngo imirimo nkora muzayikora namwe. What kind of works did He do to make Himself known? Imirimo nkora ni iyihe mirimo yakoze kugira ngo yimenyekanishe? What we've been talking about Philip, the woman at the well, predicted it not to go to the Gentiles but would be in the last days. As He said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Muribuka Petero ibyo twavuze. Filipo umugore kw'iriba aravuga ko atari kujya mu banyamahanga, ko ibi bizasohora mu minsi ya nyuma, nkuko yavuze ati nkuko byari bimeze mu minsi ya Sodoma niko bizaba bimeze mu minsi y'Umwana w'umuntu. Written in mysteries like this to the outside world, to the world that knows about, but you precious brethren. Dore guhishurirwa kwanditswe mu bwiru gutyo abantu bo hanze abatagira icyo bamenya kuri ibyo, ariko mwebwe bene data b'igiciro, you precious sisters, you are not children of the darkness. Mwebwe bashiki banjye ntabwo muri abana b'umwijima, but you're children of the light. Ntabwo muri abana b'ijoro, ahubwo muri abana b'umucyo, mugendera mu mucyo. As He is in the light, then we have fellowship one with another, while the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses all our sins from all of us. Nkuko nawe ari mu mucyo turasabana, naho amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana aduhanagura ibyaha byacu twese. The servants of the Lord. Jesus, as I quote my scripture on here, I got Mark 16. Turi kumwe abakozi b'ubwami. Mu gihe mvuga ibyanditswe mfite hano, nafashe Mariko 16. Mark 16 He said, go ye into all the world. Here's what kind of a church He set up. Yego, Mariko 16. Yaravuze ati, mujye mu mahanga yose. Dore ubwoko bw'itorero yashyizeho. The commission to the church. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Ubutumwa bwa nyuma ku itorero. Ati, mujye mu mahanga yose, mwigishe ibyaremwe byose ubutumwa bwiza. Uzizera akabatizwa azakizwa, utazizera azacirwaho iteka. He that believeth and is baptized. He never exactly say which way. Noneho murebe hano, murebe uko kurobanura umwuka. Uzizera akabatizwa, ntabwo yigeze avuga mu buhe buryo. The other thing, see, he that believeth and is baptized shall be saved. Ahubwo kwirirwa tubijyamo impaka. Murabona ikindi kintu, uzizera akabatizwa azakizwa. Whatever he wants to be baptized, that's up to him. If his achievements for the kingdom of God, come on, brother, we're marching on with the same spirit. Uburyo ashaka kubatizwamo n'akazi ke. Niba ibyo ashaka gukora ari ku bwami bw'Imana,
tugende. I'm wrong, then you'll tell, it'll come out that way. And if you're wrong, it'll be that. But our hearts and our motives and our objectives is for the kingdom of God, Your Honor. Mwene data, tujye mbere, twegereye mbere mu mwuka umwe. Niba ndi mu makosa, bizaba ari byo. Ariko imitima yacu, impamvu n'intego ari iby'ubwami bw'Imana hariya. Turi kumwe. We're important to Calvary. Me and my ideas, why, I ain't got a brother like cherry pie as well as I do, but we're brothers. Twerekana ikirere cy'i Karuvari. Ngewe n'ibitekerezo byanjye. Nta mwene data ukunda imbuto za serize nkanjye. Ariko turi bene data. Murabona? Nta n'umwe ukunda kuroba nkanjye. Ariko turi abavandimwe. Murabona icyo nshaka kuvuga? Mfite ibitekerezo byanjye, ariko ibyo ntibibuza ko ari mwene data. Data ni data, umuryango we n'umuryango wanjye. And they should work to one thing, and they rejected the main one in there because he was spiritual. Murahari, abasogokuruza bari batandukanye, ariko bari bafite sumwe, kandi ibyo byose byagombaga guhuriza ku kintu kimwe, ariko bajugunye icyangombwa kuko cyari kinyamwuka. Can't you see what I'm speaking of? Ntimubibona bene data, ntimushobora kubona icyo ndimo mvuga. Notice, in closing, go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Noneho mwitegereze. Kandi turi kubwo gusoza, mujye mu mahanga yose, mwigisha ubutumwa bwiza ibiremwa byose. Uzizera akabatizwa azakizwa. And these signs shall follow them that believe. Kandi dore ibitangaza bizaherekeza abazaba bizeye. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. What is it? Spiritual revelation. Mu izina ryanjye bazirukana abadayimoni. Murabona? Bazavuga mu ndimi nshya. Niki? Nuguhishurirwa k'umwuka. Murabona? If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. Bazavuga mu ndimi nshya. Niba bafata n'inzoka cyangwa bakanywa n'ikintu cyicisha, ntacyo kizabatwara. Bazarambika ibiganza ku barwayi, abarwayi bakira. That's the kind of church that Jesus Christ, this great one that all the prophets cried out would do. Dore uko itorero rya mbere ryari rimeze. Nibwo bwoko bw'itorero ryashyizweho na Yesu Kristo, uwo muntu ukomeye. Abahanuzi bose bari baramuvuze. Tubona umwuka we waraje hano, kandi akavuga ko umwuka we azagaruka mu bantu, kandi agakora bimwe nawe. Reka ndangize mvuge ibi. Ndacyafite impapuro 12 z'ibyanditswe hano, ariko nta gihe dufite. Ever true born again prophet of the Lord, preacher, Sunday school teacher, seer, apostle, missionary, whatever he might be, his whole heart is set, and he's so filled and anointed with the Spirit of God. Ariko mwumve ibi. Nshobora kurangiza mvuge ibi. Buri muhanuzi nyakuri w'umwami wavutse bundi bushya, buri mubwiriza butumwa, buri mwigisha w'ishuri ryo ku cyumweru, werekwa, intumwa, umuvuga butumwa, cyangwa undi wese, umutima we wariyemeje, yuzuye kandi asize umwuka w'Imana. Whatever his office is, whatever it might be, to preach or to teach or to evangelize or to see visions, whatever it is. Asizwe ku buryo icyo yabakora cyose, cyaba icyo kubwiriza ubutumwa, cyangwa kwigisha, cyangwa ubutumwa bwiza, cyangwa kugira amayerekwa, icyo ari cyo cyose, azabikora ku bw'ubwami bw'Imana. It's the kingdom of God. Kandi umwuka w'Imana azavugira muri uwo muntu, kandi werekane ko ari ubwami bw'Imana. Me as a Baptist, I see you Pentecostals. You're my brother. You don't belong to the Baptist church, I did. Ngewe nk'umubatista, ndababona mwebwe abapantekote muri bene data. Ntabwo muri mu itorero ry'ababatista. Ngewe nabaye muri iryo torero. But that don't stand in my way. I see what the Spirit of God is with you. I see what you're trying to do. Niryo torero ryonyine nabayemo, itorero ry'ababatista. Ariko ibyo ntabwo ari inzitizi kuri nge. Ndabona umwuka w'Imana ari kumwe nawe, kandi ndabona n'ibyo mugerageza gukora. Well, me a Baptist can feel that way. Surely the Assemblies, the Church of God, the United Pentecostals, the Independents, and all of us brethren together ought to see that we're trying to work for one purpose. Let's have spiritual discernment. Mu by'ukuri, niba ngewe w'umubatista nshobora kugira uwo mutima, nta gushidikanya ko amatorero y'Imana, itorero ry'Imana, abapantekote, abishyize hamwe, abigenga, natwe twese duteranye, twakagombye kureba icyo tugerageza gukora kubw'intego imwe, tugire kurondora k'umwuka. In closing, I'll make this last remark. Many are sick and weakly among you,
And many are asleep, spiritually dead. noneho mwumve mu kurangiza ngiye kuvuga iki cyanyuma. Benshi muri mwe bararwaye kandi bafite intege nke, kandi benshi barasinziriye, barapfuye Because they don't have discernment of the body of Christ. kuko batarondora umubiri wa This Kristo. sick body that we got. God help us to have spiritual discernment of that revelation of the kingdom of God and of the love of God in our hearts shed abroad by the Holy Ghost to try to put our arms way out. Say we are brethren. Uyu mubiri urwaye dufite, Imana idufashe kugira gushishoza k'umwuka kw'iryo hishurirwa ry'ubwami bw'Imana n'urukundo rw'Imana mu mitima yacu rwakwirakwijwe n'umwuka wera, kugira ngo tugerageze gufungura amaboko mu buryo bwagutse tuvuga tuti turi bene data. And every little gift that you have, don't use it to try to make it some great something for ourselves. Murabona icyo nshaka kuvuga? Rero impano ntoya yose mwamufite ntimuzayikoreshe mushaka gukora ikintu gikomeye Let's cyane. make it for the kingdom of God, to work with everyone to try to uplift the cause of Jesus Christ, for His coming is soon. Do you believe it? Tugikore kubw'ubwami bw'Imana, kubwo gukorana n'abantu bose, tugerageza kuzamura impamvu ya Kristo, kuko ukuza kwe kuri hafi. Ibyo murabyizera? I'm so sorry to keep you so long. Brother David will be here tomorrow to teach you the scriptures, but right now let's bow our heads just a moment. Babajwe rwose no kuba nabatindije. Mwene data David azaba ari hano ejo ngo yigishe ibyanditswe, ariko noneho twubike umutwe akanya gato. Yea, behold, mine hand is upon thee. Yea, my spirit is upon thee, shall not depart from thee. Yea, shall Praise be God. accomplished, shall be accomplished. Yea, my plan and my will shall be fulfilled, saith the Lord. Yea, that all may be one in love and in unity and in compassion, saith the Lord, that my body might be healed. Onward, Christian soldiers, marching as to Tujye imbere basirikare b'Abakristo, tujye ku rugamba n'umusaraba wa Yesu. Tujye imbere, ntabwo ducitsemo ibice, tugize twese umubiri umwe, umwe mu kwiringira no mu mahame. Umwe mu rukundo. Onward, Christian soul. Tujye imbere basirikare ba Kristo. Wizera ko umusirikare wa Kristo? Zamura ikiganza. Tujye ku rugamba. Twitwaje iki? Intego yacu. Yego, tujya mbere. Yesu, tujya mbere. God bless you. Your pastor. Imana ibamugisha, umushumba wanyu.